Yaka mu myaka 5 iri imbere uribona he Yaka uhereye je ne sais pas kweli yewe ntabwo indi imbere yewe ntabwo mareba kuko nta plan mfite ntacyo ndi gupanga ngo wenda ngo mfite business runaka wenda ejo nzaba ngeze ku ntera iyi n'iyi niyo mpamvu ngewe imbere yanjye nta kintu mabona uretse wenda urupfu gusa nabo nta plan n'imwe koko mu myaka 5 imbere nta kintu ubona mu myaka 5 nta na kimwe kabisa Role model numva ari nk'umufana w'umuntu Role model ni umuntu ugenderaho umuntu nyine kwinspira mbese umuntu ushobora gufatiraho icyitekerezo he uwo muntu uramugira nimba umugira yaba ari indi hari abantu benshi babimbwira kabisa kandi ati ngo Yaka rwose uri modo wanjye niba ari modo oya ukomeje Yaka hari umuntu ugeze akakubwira ngo uri modo wanjye bari babiri bamaze kubimbwira cyakora baze kugafata yewe ntabwo nari nzi icyo bisobanuye yewe umuntu yambwiraga gutyo nkagira ngo ndaravuze ngo ni umufana modo ni umuntu ufatiraho icyitegererezo nyine kabisa njye hari ababimbwira kabisa uramufite se wowe umuntu ufatiraho icyitegererezo njyewe barahari wambwiye nk'umwe cyangwa nka babiri kugira ngo twumve abantu Yaka agenderaho nyine bamwinspira mbese Papa Sava bamenya Papa Sava ni iki kintu wavuga ni umukundira arasetsa agira utuntu mbese dutuma abantu baseka bakamwumva icyo kintu mukundira bamenya nawe rwo nawe ni menya nawe akora utuntu ukabona abantu rwose ndashaka kukwibariza kuri Yago Pondate dusigaye tubona abantu yagiye akorana nawe ibiganiro bajya kumusura Yago ntago umukumbuye wowe Yaka Yago ndamukumbuye ariko dufitanye bifu z'ubugambo twagiye tuvugana nawe buri aho ngaho ariko gusa Yago rwose yagira akazi keza nta nubwo mukumbura se ni umugore wanjye ako Yaka ngubu nagukumbuye Yago koko mukumbuye rwose izina ry'Imana wese ntabwo nkumbuye ahubwo mumaze we ntabwo nkumbuye ndaza kumubaza n'umujyi wanjye nubona umwanya mubwire ngo mugiye mukumbura mwikiza niba atankumbuye nanjye simukumbuye oya nawe ashobora kuba agukumbuye Yago atagira ngo turi no kumwinjirira njyewe narimbashije Yakani nankumbura nanjye nzamukumbura natankumbura azarurere nanjye sinzamukumbura ntabwo yambyaye nanjye sinamubyaye twahujwe n'akazi Simukunda kumumbaza ariko Yago ubanza waramurakariye cyane Yago ntabwo namurakariye njyewe mumbare nimuzongera kumumbaza oya icyiza njyewe nagukunze cyane uri kwa Yago pe mwakoraga ibiganiro byiza vibe nyinshi mbona mumukundana ese kucyansuzugo ibiganiro twakoraga ntabwo yabicuruza kabisa yabibonaga ese kukinje yansuzugo yagomba kukubaha nawe Yago aho uri nawe yakagomba kumwubaha kabisa Yago na Yakani twahujwe n'akazi namuhaga ibiganiro biryoshye akabicuruza ese kucyumva ko njye namukumbura kuki watahumbura umuntu yakoreshaga kandi umwinjiriza Wagwan my people, wherever you are, it's Walever again, and this is Walever TV show. Nuko bisanzwe murabizi tubazanira abantu mukunda. Uyu munsi rero twabazaniye Yaka Mwana. Cyamamare Yaka naramuhize naramubuza ariko ndamubonye. Yaka vraiment nafurahi kukutana na wewe baba. Na mimi nafurahi sana. Nilikuwa msiku kabisa za furaha sana paske tulikamata Goma penza wa ezana maboko na biso Goma ezana maboko ya M23 Goma penza wa na tosito simba ngo deja rero nubundi kubera ko dutangiye kuri Goma reka twitangire turi kwiganira ku bya Goma Yaka urasubira igoma ko M23 yafashe cyangwa uracyafite ubwoba ko
bazahabambura. Mfite biramutse bibaye ngombwa nasubirayo pastinga na za majoro na Goma na za majoro na kati ya M23 kutwa tukavurema buri ngoma salute contre Sultan Likenga coup de chapeau bakonzi na ngai binonde bakonzi penza bakonzi na ngai binonde. Lakini unasema Lingala ya fresh baba uko mukongomani kabisa. Lingala narikuriyemo ngiye ninjiye mu gisirikare cya Kongo ndi umwana mutoya Kongo hariya niho mvuka ura mujyi wa Goma niho natangiriyemo primaire nayitangira ahantu bita Kituku nakuri ahantu bita Orphelinat Ndosho. Nose urasubira Goma cyangwa uracyafite ubwoba yakatubwiza ko nta bwoba mfite gusa ntago ndabari kuri gusubiraho kubitewe n'impamvu zanjye ndacyamfite gahunda nyinshi ndimo inaha kandi ni naho umaze kugafatisha ni ukuvuga ngo gusubirayo nasubirayo ugiye kubasura nyetu kubera ko nabaye igihe kirekire narabakwa ziranga bubona zafashe umujyi wa Goma abenshi twarabanye inshuti zawe Makenga nabaye escort we umva rero gusubira Goma ntabwo ari ibintu byankanga cyane kuko ndazwi hariya niko na grade yangu ntabwo rero nasubira hariya ngiye kugenda nk'umusivile ngo ngiye munka cyangwa ngiye gufata isuka ngiye guhinga no gusubira mu kazi kanjye mimi ni askari wa Kongo. Nose ubwo nusubira Goma uzagenda mu gisirikare cyangwa ngiye nzasubirayo nk'umusirikare ntabwo ubona cumbagira sisasu nose ubwo nk'umusirikare ntabwo nzagenda nk'umuturage ugiye gufata isuka kweli cyangwa ngende nk'umushumba ugiye kuragira inka cyo mukimenye zagenda kamasoje. Nose nujya Goma nk'umusirikare bazagusubiza mu gisirikare cyangwa uzagenda urye nyine se nabyita pension ni usubira hariya nakora icyo bita refresher course kuvuga ngo ngiye ncumbagira akaguru ntabwo bivuze ko nakora akazi nshobora gupanga akazi abagira inama nkaba advice n'umusirikare mukuru no ubu ngubu twiteguriye ko yaka nawe agiye kujya muri M23 ngewe hariya ndi umusirikare w'inararibonye abo twabanye hari hafi ya bose bamwe ni ba majoro hari abari gukaba mu maririte na colonel ntabwo wambwira rero ngo ngenda asubira hariya ngiye gufata isuka uzagenda kama askari kabisa kweli rero mwamubonye yatangiriye muri RCD ndazamuka njya muri CNDP M23 yatangiye nararashwe ndapori umva rero gusubira hariya ni ukugenda nk'umusirikare k'amakiyongozi nta nubwo nanagenda nk'umusirikare muto amukomanda ariko ebana ejo bundi nakubonye wishimye uvuga ni we mwayimbwa mu makamate warishimye cyane niki cyagushimishije cyane ku buryo umera kuri bariya nama bandi barasikari ba Gisegeti ba Wazarendo ba FDLR bariya nama bandi birirwaga bica abaturage hariya barya ihene z'abantu bakaza bakarasa inka z'abantu abaturage barasa inka z'abaturage ariya nama bandi sesole bandi nuko fande wiringo mara kuvuga bari ababandi bagomba kuvanga twe turi abasirikare b'abaturage turinda abaturage so ari amabandi tugomba kwirukana hanga mu mujyi wa so ari amabandi twe turi abasirikare dushaka umutekano w'abaturage none se ari amabandi ntabwo dushobora gukorana n'amabandi twe Goma nyuma ya Goma murakurikiza ikiyaka Goma murayifata ko amahanga yasaze Kisekedi yavuze ni nyinyi tutawachapa vibaya sana. Ayo magambo se hari atayavugiye kuvuga ngo atatucapa akoresha iyo bwabaga rwose none se uramugi wa Goma yawuduhaye tumusabye hari ruswa twamuhaye ku ngufu ni imbaraga zacu n'ubwitange bwacu ntabwo rero kuvuga amagambo ngo arakora ibitangaza nta gihe atabivuga agerageze rero iyo bwaba ni ukuvuga Goma murayigumamo se ntabwo dushobora kongera kure uriya mujyi ntabwo twawurekera amabandi Gisegeti nari amabandi ye rwose kandi yavuze ngo ntabwo ndi bujye mu biganiro n'umutwe w'iterabwoba ngo les Rwandais ntabwo tumufosinga ahubwo ni ufite umutwe w'iterabwoba kuko abantu bica abantu wazarani twari wabona twica abantu tugaputinga wapita course muza M23 iri professional ibintu byose biri professional ari twebwe
n'abasirikare ba gisegeti umutwe w'iterabwoba n'ubu Yeah, ariwe wirirwa yica abaturage kabisa. Yaka rero twari dutangira turi kwigana dukubita ku bya Goma nose yaka nge rero kamaze mwebyiri nge ndi umufana wawe ndagukunda kabisa kukugira terme zisetsa kandi uri na serie kandi no muri ufite na mind iri hejuru kabisa nge ndakigushimira ntabwo nyine uri inkandagira bitabo gusa ntabwo ndi umuhanga cyane oya ariko ufite ubwenge bro ufite primary school gusa ariko ufite ubwenge ariko gusa ntabwo nakwigira umunyabwenge gusa nzi ko niyizi nuko ndi nuko nguko gusa ntabwo nakwishyira hejuru ko hari abandi hejuru hari n'abandenzeho ufite n'abakomanda banyigiye bananduta kandi nuba yose urabyemera kuri umusitari yaka urabyemera kuri umusitari cyane rwose bikomeye cyangwa uri umusitari kabisa umusitari nubwo nta mafaranga mfite ariko uri umusitari umusitari ni ukuba uzwi njye ndazwi rero nta hantu nagera muri uretse n'ahandi Kigali no muri Amerika barazi oya nushaka kugeza Nyamasheke abantu bataba bakoresha inuza amatelefone baba bakoze hari abantu hano bafite amafaranga rwose ariko akaba yanyura hariya ntihagire umumenya ariko ngenda atambuka n'umwana muto ngo urasi yaka tujya tubona yakamubona atambuka abantu bose ngo dore yaka tujya tubona kabisa ubu nibwo busitari nose ngewe naramenyeka ikibazo nakwibyirira wambwiye amazina yawe yombi atari yakamubona ngewe nitwa Gasore Pacifique narabatijwe muri Kiliziya Gatolika mbatirizwa ku Nyundo muri Orphelinat Noel Dini nose yakamubona ryavuye yakamubona ryavuye yakamwana ni izina niyise nkimara kuva muri Kongo nyirenga umupaka ndavuga ngomba guhindura izina mpita nita yakamwana byaranafashe njye waryise nta muntu warinze byaje gute buriya yaka hari ukuntu uza hano nk'aba banzovu abangaba ba Kanyumbya abangaba ba Sekaganda ni umuyobozi wabo wayabise amazina aragenda arabafata ariko ngewe izina yakamwana ni njye waryise riragenda rirafata ni ukuvuga yakamwana se ryavuye wapfe kuritekereza ngo reka nite yakamwana impamvu nise yakamwana ni izina ry'iringa ni ukuvuga ngo ngwino mwana yakamwana muri Kongo rero niho kuvuga viesi yaka mwana mwana cyakora ufite na talent ya danje kabisa none se ibintu ukora nuza ibiganiro n'iki ubona hari ibintu bifasha abantu cyangwa hari ukuntu abantu bagufata mbonye uburyo abantu bamfata hari ibyo twakoraga bibi kera ariko government irabitubuza for example nk'ibikorwa by'urukozasoni nigeze no kubiziraho abari abakobwa bigeze gupostinga amavideo ejo bundi bambara ubusa kirana igikorwa cy'urukozasoni ni igikorwa gihanwa n'amategeko y'u Rwanda ibyo bintu rwose ntacyo byubakaga abantu uretse gusa ko hari ababikundaga ariko gusa government yarabiciye niyo mpamvu twahinduye content naho ubundi content zirahari nyinshi zisekeje abantu zigomba gusimisha abantu hakaba harimo by'abantu batwigiraho apana ibintu by'urukozasoni ibikorwa by'urukozasoni twari video nize gukora tuto mu mukobwa ku ikariso video narayizize cyakora nanjye biriya narabinengaga kabisa birabishego rwose ntabwo ari byiza gusa dukore content turya amafaranga ya YouTube mu nzira nziza kabisa ariko apana munigisha abantu tunigisha abantu apana kugumura urubyiruko ko urubyiruko rwinshi rureba ziriya video zacu kizemo ibintu by'ibishego rero biriya abari ukuyobya abana bacu abari ukuyobya barumuna bacu ntabwo byaba ari byiza nonse yaka ijambo bita role model uzi icyo risobanura role model numva hari nk'umufana w'umuntu role model ni umuntu ugenderaho umuntu nyine kwinspira mbese umuntu ushobora gufatiraho icyitekerezo uwo muntu uramugira nimba umugira yaba ari indi
mu gihe hari abantu benshi babimbwira hari abantu babimbwira kabisa akambwira ati ngo Yaka rwose ngurira urumodo wanjye niba ari urumodo oya ukomeje Yaka hari umuntu ugeze akakubwira ngo uri modo wanjye nubwo ari babiri bamaze kubimbwira cyakora umaze kugafata yewe ntabwo nari nzi icyo bisobanuye yewe umuntu yambwiraga gutyo nkagira ngo ndaravuze ngo ni umufana modo ni umuntu ufatiraho icyitegererezo nyine kabisa njye hari ababimbwira kabisa uramufite se wowe umuntu ufatiraho icyitegererezo njyewe barahari wambwiye nk'umwe cyangwa nka babiri kugira ngo twumve abantu Yaka agenderaho nyine bamwesipira mbese Papa Sava bamenya Papa Sava ni iki kintu wavuga ni umukundira arasetsa agira utuntu mbese dutuma abantu baseka bakamwumva icyo kintu mukundira bamenya nawe rwo nawe ni bamenya nawe akora utuntu ukabona abantu rwose barasetse dushimisha abantu dukura amarangamutima y'abantu kumva mbese nawe uri kumwumva nonse Yaka mu myaka 5 iri imbere uribona he Yaka uhereye je ne sais pas kweli yewe ntabwo indi imbere yewe ntabwo mareba kuko nta plan mfite ntacyo ndi gupanga ngo wenda ngo mfite business runaka wenda ejo nzaba ngeze ku ntera iyi n'iyi niyo mpamvu ngewe imbere yanjye nta kintu mabona uretse wenda urupfu gusa nabo nta plan n'imwe koko mu myaka 5 imbere nta kintu ubona mu myaka 5 nta na kimwe kabisa nose Yaka ufite umwana nawe nose waziranje ukareba ukuntu rwose byarakanye mbo binshobokeye byaba ari byiza ndanabyifuza ariko niba bidashobotse ndarikora ahubwo ushobora kuba utabyara Yaka hari abantu benshi tujya tuganira bakambwira se Yaka koko imyaka yose simbizi rwose icyo cyo kuvuga ngo simbyara nta mugore nigeze nunga ngo wenda byaranze yange gutwita ntagihamya mfite ushobora kubona byara kimwe n'uko urabona byara mbese ko nta mugore ndabana nawe ngo tumara n'umwaka ngo byangiye nanura kubeshana ngo byibura Yaka ngo wanenda nawe genda ungura indangamirwa ziba zirimo napo nta ndangamirwa iba ikeneye kubyara ushobora no kuyimutera akayihuzamo nta muntu rero muzima turi abana ngo tumara amezi 6 wenda bigaragare ko nabyara ntabwo rero nakwishinja ngo simbyara cyangwa se ngo kubyara ngo ndabyara gusa gize amahirwe nka umuntu tubana wenda bikazanga nibwo navuga ati simbyara naho ngubu sinavuga ngo simbyara kuko nta mugore ngiye ujya utekereza kuba wazabyara se buriya mbo nakubwiye ko kubyifuza mbyifuza ariko sinzi niba bizashoboka niba bitazashoboka cyokora ngenda ngusengera uzabona akana kabisa byibura niyo kaba ari agapeti kawe murimo gusangira umugati hariya byaba ari fresh kabisa gusa ntabwo nanone nkeneye kubyara umwana ubu mwabakobwa mwe mwatubyariye koko Yaka koko ko n'umusitari ubwo ngubwo yabuze umuntu waza nkateremo koko ntabwo nshaka kubyara nka babandi byarana n'umuntu Gushyiraho stress umwana ukamujugunyira nyine nza abantu hano babyarana n'abakobwa akagenda gatorongera akabyara nk'inzoka mbese akabyara nk'inzoka jewe kubyara nifuza ko nabyarana n'umuntu tuzabana tugafatanya kuri umwana tuzabyara naho bya bintu byo kubyarana n'umuntu akagenda ukwawe nawe akagenda kuvuga ushaka kukubyara ukagira iki inshingano icyo nyine cyane bya bintu byo kubyara umwana ukamujugunyira nyina akagenda akaruhana nawe ibyo rwose kuri njyewe ntacyo byabimeze Yaka noneho hari utundi tubazo hano nshaka kukwibariza niki ukunda kurya ukavuga ni njyewe ndariye kabisa ndishimye mbo ibiryo nkunda bisanzwe dukwemo wenda dukwemo akanyama agafi
ibyo nkunda bisanzwe mu buzima busanzwe nkunda ibirayi imvange rwose imvange irimo nuza imvange yoroshye rwose ibirayi n'ibishyimbo birimo igitunguru birimo amavuta rwose uri umunyafurika kabisa umunyafurika abandi ndababaza ngo ni amafiriti ngo ni amakoko ariko wowe wikundira akavange kameze neza ibyo biza nyuma bidahari se ntitwaryaga nose twakujijwe n'isi twakuzwe turya ibijumba turya amateke turya ibirayi bitagira n'amavuta ngewe ibirayi ko nabirya kose nubwo habura ukuntu ibirayi bironga ntunabihaha oya urumva ukagerekaho ibishyimbo bita amaganda turakaraba mu rugo tukarya ni ukuvuga ibirayi mukabiryana n'ibishishwa ntabwo turya ibishishwa uragifata ukagitonora kandi unakiryanye n'igishishwa nta nicyo cyagutwara ibirayi rwose turabiryana n'ibishishwa hari n'ababiryana n'ibishishwa ibijumba rwose ibijumba ukabironga ibyo byatureze twebwe ntabwo njya nihara sinavukiye i Kigali navukiye iwacu i Masisi gusa twebwe ibyo bijumba harya umuntu utazi i Masisi ubwo yegeranye na Goma urenga Goma ni ukuvuga ngo ibijumba uratwara ukabitogosa n'ibishyimbo ariko twebwe twabaga dufite amata menshi kuko iwacu i Masisi hari inka nyinshi cyane kabisa ubu ngubu zarashize barazimaze sha ntabwo ari bya bine byo kuvuga ngo ikijumba kirakuniga ugotomeza amazi twabaga dufite amata aho ngaho wallahi mazi wakabisa ikijumba ufite inshyushyu aho ngaho ikivuguto gihari wanywa ikivuguto wanywa inshyushyu ni ukuvuga ni amazi yanyu yari amata cyane rwose ubu ngubu basigaye agura igihumbi wallahi amata yari menshi iwacu ntabwo ari ukuvuga ngo mwaranabibonye ejo bundi ku mafoto ejo bundi M23 ifata Masisi mwabonye amafamu ese na Masisi yarayifashe numvaga yarafashe Goma gusa oya niyo banafashe mbere yuko bafata Goma ni ukuvuga baje gufata Goma banyuze muri Masisi oya kuvuga Goma yari yarafashwe baza gufata Goma rero barafashe naho bita za Kanyabayonga za Rucuru hirya muri za Rubero za Sake ni ukuvuga ngo ibyo tubyihorere mu by'ahantu bagiye bafata gusa icyo nashaka kukubwira ni uko ngewe ndi umwana w'i Masisi ariho mvuka nose yaka ushubije inyuma nk'imyaka 20 hera ku myaka ubu ngubu ufite nka nyuma y'imyaka 20 yaka ni umuntu wari ubayeho gute ni umuntu wari umeze gute nyine rero imyaka 20 ishize akenshi nakuriye mu gisirikare kuko ninjiye igisirikare mu 2001 mvuye mu kigo cy'imfubyi ku Nyundo 2001 nkivamo ryari nkivamo mu 2009 ukomeze wallahi muri 2001 ubwo ufite imyaka ingahe 2001 nari mfite imyaka nka 15 yibaze ko mfite nk'umwaka umwe nari mfite 15 ninjiye igisirikare rero ndagira ndagikora twatangiriye muri RCD ndaswe ejo bundi 2007 2009 ingabo za Fanderorangunda zivanga n'iza Kabila banyambika surete na 2009 tujya mu mujyi wa Goma 2011 ubwo nahise mbacika ndambuka utanerekera mu nkambi ya Gihembe ni hagana inkambi ya Gihembe yabaga ahantu bita Ibyumba karere ka Gicumbi ubu ngubu badukuye tukaba turahagana mu nkambi ya Mahama akarere ka Kirehe ubu niho mbarirwa kugeza ubu mba naragiye no muri Amerika ndasinda ndwana n'abayobozi ubu ngubu mba ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na mukecuru wanjye ariyo n'ejo bundi twaravuganye bamwita Helena ariko ntabwo ari mama umbyara komutere ni mukuru wa mama bavukana kuko mama we yarapfuye niyo twari kujyana muri Amerika ubu araho bita Michigan ariko muri Amerika ho sha yakana nabonye udashaka kujyayo kabisa u Rwanda ubanza rwarakuryoheye gusa biranga buriya hari impamvu byanga ariko mbona nawe utabishaka kuko iyaba ubishaka ndabishaka ariko ngewe discipline niyo yananiye
icyabuze ni disipurine kuko buriya ngewe disipurine yanjye ni nkeya nk'umuntu ngewe wabaye w'umusirikare kubona umusivile wa HCR cyangwa uwa UN ariko nyicaza hasi jamais de la vie njye ndacyafite confidence zanjye za gisirikare nta musivile uzansuzugura ngo nuko akora muri HCR kugira ngo ese baraza bakabicaza hasi ntago batwicaza hasi ariko bagira komandema njye ntashobora zira komandema zabo rero nizo zituma najya no muri Amerika no muri Amerika rero impamvu nshobora no kujyayo bikangwa nabi muri Amerika haba komandema zidasanzwe aho kugira rero ngo nzajye kwicwa n'umuzungu cyangwa se nzajye kuba mayibobo y'abazungu byaruta nkaguma hano cyangwa asubira DRC cyakoza nkunda no kubibona muri comment abantu bari kuvuga ni yaka na discipline yagiye muri Amerika bamurasa ukuguru kwa kabiri ntabwo bandasa ukuguru bandasa mu mutwe ngapfa ko ngewe nanga agasuzuguro uko waba ungana kose n'umusirikare mbese yewe umuntu ushobora kuba ni umuntu w'umusirikare nawe nzi twabanye cyangwa se umusirikare undi nawe umusivili uwo ari we wese ntabwo ushobora kumereza amabwiriza wowe ubwire n'abakozi ba HCR ndetse na UN yakasi hari umuntu ushobora kubyumva akitavuga ni yakagira umutwe ufunze ntago yumva inama uranafunze byo oya ngewe seriously ntabwo nkunda agasuzuguro nta musivili uzaza kunyaraho ngewe babyire keretse wenda hari icyo mfasha hari icyo ngukeneyeho wenda mba nk'iwawe ungaburira ungurira ipantaro aho wenda wanege ngewe wumve ko nabaga no mu kigo cy'imfubyi muri Oruferi nkagitoroka nkajya hanze ngewe indisipurine yanjye ni iya kera nyiri n'umwana munabimenye ukuvuga wananiranye kuva kera ni of course ukuvuga kubana nawe rero biragoye kubana nanjye rwose kubana twabana ariko twubahana ariko kuvuga ngo urashaka ni ukuvuga we wanga umuntu ukurira none se nizihe challenge uhura nazo muri kariyeri yawe urimo nyine tu kuko ngewe nubwo ukora ibiganiro ngewe nkufata nk'umukinnyi wa filime nk'umu content creator kuko YouTube zo mu Rwanda zose ni wowe mu content wazo oya ngewe na filime ndazikina ariko iyo nabonye akazi ndagakora nakubonye muri filime imwe gusa ya Gatarina ntabwo ari iyo ngiyo gusa njye nakinnye filime hari Isi ya None hari filime nyinshi nagiye nyina nuko filime zo mu Rwanda urabizi barazikina byagera hagati bikarangira bagashwana bakabura ibishoro ariko nagiye nyina filime nyinshi hari filime buriya twari batangije ubundi banzaniye n'ibitabo ari njye mu acteur principal nakinnye iminsi 2 bari bumende 100,000 mu minsi 3 umunsi wa gatatu sinzi mu diaspora nyoreje 100,000 ndasinda baramu projet yose birahagaze tirangira kubera ngewe ari njye bagize umu acteur principal wese ase yako ubwo soma script zanjye gusa ariko uri kumva ko wahemutse bugwemuka narayimutse ariko ntabwo byanurutseho byatewe n'agacupa ngewe rero iyo udashoboye kunyihanganira ntabwo duhuza ngewe kugira ngo nyobore ni wa muntu wihanganira amafuti yanjye kongera amafuti nayo ndabizi buri umuntu wari unshoboye ni mabuja Mutoniasi we yari afite ukuntu anyobora we yarandekuraga nk'isanzwe ni ukuvuga we wanga umuntu ukubangamira niba ndi kubyumva neza ufata ngo mboroke ngo mborokere ushaka kugufata nk'umwana nyine nkaho utazi ubwenge ntabwo byakunda njye ugomba kumva uburenganzira bwanjye ngakora ibinyumvamo niba hari icyo nsaba wenda niba ari akazi runaka nkaza ngakora yego nanjye ngira amakosa kandi kuba kuri iyi si twese tuba tugomba kwihanganirana ntawe udakosa niba nari nabuze umunsi wa kabiri nkaboneka kuki nari gukomeza ariko niba abantu baba bafite ni ukuvuga barakubuze nabo bahita bivumbura ni nko kwivumbura nyine ntuza wari uyoboye iyo filime naramuhamagaye yanga kugira icyo ansubiza ndamubwira gumana ibyaha
No, okay, nyine nende kukubaza ni izihe challenge uhura nazo muri career yawe? Challenge ni changamoto tu, changamoto. Ushaka kungura nk'ibibazo si cyangwa imbogamizi. Imbogamizi uhura, changamoto. Challenge. Imbogamizi cyangwa ibibazo uhura nabyo muri career yawe. Ibibazo mpura nabyo. Ikibazo cya mbere mpura nazo. Nacyo hano ikibazo cya mbere mpura nacyo. Hari igihe abantu bankenera ari nk'abantu bane ku munsi kandi bakankenera mu masaha ari hafi guhura. Noneho uyu munsi yambura ngo yakaraniye kandi nta kuntu nakwibagabanya nk'inshuro enye. Urabizi muri iki gihe hari ukuntu imvura iri kugwa wenda amaze gukorera nk'abantu n'amasaha usanga ngo yaka ngo ntashobotse kandi ari akazi kenshi. Buriya nkanjye Nzovu Kanyombya ibana turi abantu tuba dukeneye amasaha menshi cyane. Ntabwo rero washobora izi cano zirahari nyinshi. Hari igihe baguhamagara ari nk'abatanu mbese abo bantu wabakorera. Ni ukuvuga buri mwe ni ukumugenera iminota ye, ariko niyo baba ari batanu sinzi ku munsi wose yakemera. Ugasanga ntibafite na lokasiyo. Umwe ari Remera, undi ari Nyamira, undi ari Kimironko. Ubwo bisaba urangiriza bifate moto nta modoka ye genda ukore rundi genda ibyo bintu n'amasaha n'iki. Izo ngizo nizo challenge nicyo kibazo cya mbere duhura. Okay, Yaka nigeze nawe undi akagenda abwira abandi ngo Yaka ngo naramubuze ngo naramubuze n'iki twahanye gahunda yica ku munota wa nyuma. Ikindi kintu gihari umuntu akazi kakubwira ngo araguhereza ngo 5,000 ku kiganiro, undi akakubwira ngo araguhereza 10,000. Mwa bantu muretse kuturenganya waguha 5,000 undi akaguha 10,000 wafata ya wafata 10,000 bien sûr. Icyo nacyo ugasanga ni imbogamizi. Ngiye ngo rwose ngo urabona nibwo nyitangira ngo rwose ngo ndwanaho urwanaho njye hari umuntu ugiye kumpa 20,000 ku kiganiro urama 5 urwane hose muzinzi. Abo ngabo nabo ugira igihe cyabo ubagenera. Uyangera aho ngaho ari kuri te akaza ari kuri te karangiriza uwo nguri bumeme. Aho navuga ati bana niba uri kubaka cano kakubita kaganira 15 cyangwa 20. Nanjye ubu ngubu nakwigiye imitwe cyane nzajya ngusanga ahantu uri pe kuko nabonye kugufatisha ari hatari. None se kunsanze hano nsanze nari mvuye gukora interview rene ubonye ko n'imvura yaguye kwa extra nari oya undi bafite cano bayita Wisdom TV. Sanze ko nyirabitanga yarari hano anegereje. Gusa utaza hano nari kugeraho kandi nanubonye ko hari undi mama muri kumamugara ngo musange none se Yaka nigeze kubona kiganiro nuza amakuru ahari ngo The Ben yabatumiye mu gitaramo Uhenanzo ko nababonye haragiyeyo cyangwa ari amasaha yageze mwasi. Ntabwo nagiye kubera igize kandi rero butumye ngiye na Kanyundo twarasinze baratubura hagiyeyo Nzovu na Nyarudindi. Nzovu nawe yagiye Nzovu yagiyeyo na Nyarudindi ariko naho ngo babaye amafaranga y'amatike. Nge ntabwo nagiyeyo nari mfite amafaranga yo gusindira ndagenda ndisindira wisindira nari mfite amafaranga ameze neza naragenda sinda rero. Gusa The Ben rwose nubwo ntahageze gusa naragushimye kubona unekereza nk'umurigenti mugenzi wawe. None se Yaka numvishe n'ubundi nuza Clapton Kibonke ari kuvuga ngo ari ibihembo ngo yabateganyirije. Ibyo bihembo mwabibonye bimeze bite? Ngo ibyo bihembo twari tutaraboneka kuko Nzovu yari amaze iminsi arwaye ni ngewe murwaje ariko gusa turaza kubibona kuko twavuganye nawe kuri telefone. Ibyo bihembo byo mfite icyizere ko biri buze kuba. Oya nuza Clapton n'umuntu w'umugabo cyane ntabwo yakubesha. Biraboneka byo icyizere turagifite. Tugenda rero tugana ku musozo ndashaka kwibariza kuri Yago Pondati. Yago Pondati dusigaye tubona abantu yagiye akorana nawe ibi biganiro bajya kumusura. Yago ntabwo umukumbuye wowe Yaka? Yego ndamukumbuye ariko dufitanye bifu z'ubugambo twagiye tuvugana nawe buri aho ngaho ariko gusa
yago rwose yagira akazi keza. Nta nubwo mukumbura se ni umugore wanjye. Ako yaka ubu nagukumbuye yago koko mukumbuye rwose izina ry'Imana wese ntabwo nkumbuye ahubwo mumaze we ntabwo nkumbuye ndaza kumubaza n'umuji wanjye nubona umwanya mubwire ngo mugiye mukumbura mwikiza niba atankumbuye nanjye simukumbuye oya nawe ashobora kuba agukumbuye yago atagira ngo turi none kumwinjirira njyewe narimbashije yakani nankumbura nanjye nzamukumbura natankumbura azarurere nanjye sinzamukumbura ntabwo yambyaye nanjye sinamubyaye agutumije bahujwe n'akazi mukunda kumumbaza ariko yago ubanza waramurakariye cyane njye ntabwo namurakariye njyewe mumbare nimuzongere kumumbaza oya icyiza njyewe nagukunze cyane uri kwa Yago pe mwakuraga ibiganiro byiza vibe nyinshi mbona mukundana ese kucyansuzugura ibiganiro twakoraga ntabwo yabicuruza yabibonaga yagomba kukubaha nawe Yago aho uri nawe yakagomba kumwubaha kabisa Yago n'ayakaniyaka twahujwe n'akazi namuhaga ibiganiro biryoshye akabicuruza mwese kucyumva ko njye namukumbura kuki watankumbura n'umuntu yakoreshaga kandi umwinjiriza Yago kaba uramurabuye none se agutumiye ngo ugende kumusura i Bugande kuko ejo bundi najyayo nta burenganzira mfite bwo kurenga igihugu sure njye ndi impunzi nta mpunzi yemerewe kurenga igihugu njye bamure refugee from Congo nzava hano ngiye USA ariko nuza bishobotse ko agiye wajya kumusura hari ikibazo se yantumye nagenda amamagaye akambwira ati yaka harabanye twakoranye neza ngwino nsure aba mfite uburenganzira bwo kujyayo nagenda nkamusura nta mutima mubi mufite no beef kabisa niki wabwira Yago aka kanya none icyo namubwira agira akazi cyiza ese mubwire mupfukamire se nta muntu njya mupfukamira rero niba ushaka ko mupfukamira ntabwo nshobora gupfukama n'imbabazi zanjye ziva kure niba ushaka wenda mubwire ngo Yago uzambabare nze ngusure jamais de la vie. Tugana ku musozo rero uyu munsi twari twakiriye Yaka Mwananzambe nawe ubundi njyewe rwose unabimenye nta muntu njya mfukamira nzapfa uko mpfuye gusa Yago nta mutima mubi mufitiye ariko gusa tunahuye twashiringa bisanzwe nta mutima mubi mufitiye gusa we niba yarabibyimbye njyewe nta problem mfitanye nawe habe nawe big shout out to Yago urukumva ko Yaka nawe nta mutima mubi agufitiye akwemera kabisa ngiye mutima wanjye urakeye kuri Yaka tugenda twigira ku musozo urabizi ko nakubwiye ko ndi umuhanzi cyaka kwibariza ngo tubazo nka tubiri sibyo niyihe ndirimbo muri uyu mwaka yagukunze indirimbo ndabizumva indirimbo nawe uri umunyamuziki niyihe ndirimbo y'umwaka kuri wowe wumva wabyinnye za Gikondo wabyinnye ahantu hose Yakana ntuhibure munsebye pe munsebye Yaka n'umukoba w'umurundi kazi karimbo nako karanshimishije muri uyu mwaka niyo ndirimbo yagushimishije muri uyu mwaka ni nta ndirimbo ya Debeni umugore watwita ariko udakora kunda harya ni Guru rukundo ni forever ngo niba ari true love umugore wa Debeni ari kugaragaza ndatwite imwe yigeze genda Debeni urya neza arya neza umusaza Debeni rwose arya neza kabisa ubonye ikigore cye Yako ubonye nk'uriya mugore umeze nka Pamela Yaka wamukinya mvugisha ukuri najya mupfukamira najya mwoza n'ibirenge kandi ntago wamubura Yaka amukora ibyana biba bikwemera ni byinshi mfite amafaranga nk'aya Debeni ariko mwaje mureka kwipasa muremure uri umustar ariko urabona ndi umustar se mfite iki abastar bo mu Rwanda b'abanyenza abakobwa bakunda umugore wa Debeni ngewe yakamwa ahubwo nigeze kubona bafashe Yaka igihimba cyo hejuru bafata ibuno rya Pamela bari kubita akajipo barekera bagize Pamela sha Pamela ariko ubanza kansoze umwemera sha Pamela ni mwiza okay ngaho dusoza mbwira abahanzi batatu b'abanyarwanda ukunda bite unadusoreza show
Mico the best. Niwe wa mbere. Umukobwa witwa Bwiza yankubise inoti ya bingahe? Bwiza? Bwiza. Ndi wundi. Umva ari abo ngaho. Bruce Melody. Bruce Melody nawe uzi ukuntu nawe akwemera ajya avuga mu biganiro ni yaka niwo mu influencer ngiye Bruce nemera. Melody ndamukunda rwose. Bruce Melody ndamukunda. Ba The Ben, Mico the best nawe. Ariko Mico the best umusubiyemo kenshi. Anose umukundira kuko yakuguriye icupa cyangwa umukundira kuko abizi. Wese utaguhereye inda waba umukunda. We yatandukanya yaka. Tandukanya abahanzi ukunda sibyo n'abanzi ukunda kubera ko bakuguriye icupa. Utamereye inda sinagukunda. Oya. Ni ukuvuga rero uba ukunze icyo aguhaye yaka. Nawe nta cupa ry'inzi. Nako nuza The Ben we yarantumye mu gitaramo. Aba Bruce Melody nta cupa ryabona nazi usoma. Ako wa mungane Bruce Melody. Ndabakunda gusabira aho ngaho nk'abahanzi badushimisha ariko umuntu utagwereye inda waba umukunda mwe. Ako nibyo kandi. Twese icyo dupfana ni ngaho mukore subscribe na comment kuri channel Oliver TV Show. Olive TV Show. Oliver TV Show nshuti bankunda kuri subscribe comment and share. Turi kumwe ma Kude chapeau Sultan Likenga Bravo 5.